igihanga cy'indogobe kiri kugura ibice by'ifeza 80, babona bamwe ntibabasha kukigondera, bibuka ko hari amahurunguru y'inuma ari hirya aho inuma zitaha, baravuga ngo wakwerekeraho nayo nubwo ataribwa, ariko kubw'inzara iturembeje aho gupfa none tuzapfa ejo. Bemera no kuba barya ibitaribwa kubera inzara. Reka nkubwire, bamaso iminsi itakurisha n'akataribwa, iyi nzara yo mu mwuka no mu mubiri igiye kuzira icyarimwe hirya no hino mu isi, biraza gusaba kuba maso. Nimaza kurira esasi gakomeza kurira, mwigamburura ngo mureke Imana, mwigambura ngo mutakaze ibyiringiro, mwigambura ngo mutakaze kwizera. Genda ubamwirire ngo Uwiteka ari mu ijuru ibyo byose yabibonye. Abatarari abana hari itangazo ribaziye, abatibasha kujisha bakihangana bagashinyiriza, hari ijambo Uwiteka batumweho. Reka mbabwire, ukeneye risa ku buzima bwawe, ukeneye se wagutumwaho, ndabizi ntago worohewe, n'ufite nawe afite ibindi bimugoye. Reka nkubwire, krize ntawe ahantu hose no mubari bafite ibisaga, krize hose zirahari. Haba mu mashuri krize zirahari, muri business krize zirahari, kubaryaga nabo bavuye ku kiraka krize zirahari. Buri wese ku rwe ruhande afite ibimugoye, ariko igisubizo si ukurya umwana, komera kucyo ufite. Aho Uwiteka nawe hari ico yakora. Itangazo yahaye Elisa ngo genda ubambwirire, ngarabizi ko mugotewe mu murwa, muragoswe hirya no hino, ari ibiciro birabagose, ubushomeri burabagose, ndwara z'ibyorezo zirabagose, ibihe bitandukanye birabagose, ariko ijambo ry'Uwiteka ribatumweho. Elisa yande ubambwirire ngo ejo nk'iki gihe. Reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisoza TV umunsi ku munsi. Nitwa Emmanuel, twishimire imbere ya kamera tubazanira amavuta agenda atandukanye, cyangwa se abantu bagiye batandukanye, kugira ngo batugeze ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuhanuzi, impuguro, gucyaha. Icyo mbizeza nuko muzagenda mubona abantu bagiye batandukanye kandi bafite icyo bafite mu buryo bw'umwuka wera. Byumvishe neza rero, nsuje abantu bari mu Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu y'abadiaspora. Twabimenyeho ko namwe mudukurikirana. Imana y'amahoro ibaho umugisha abadukurikira bakanadukurikirana. Imana y'amahoro ibishimire. Imbere ya kamera ya Izabisoza TV ndetse muri kuhabona umugabo tugiye kuganira nawe, ariko ntago tuza kuganira nawe, ahubwo ari buze kutugezaho ijambo Imana yashize ku mutima we, kugira ngo tubashe kunezererwa mu mwuka wera turi kumwe nawe. Ntabagenda bataziranye rero, kamuhereze mikoro abibwira, namara kubibwira asenga Imana, namara gusenga Imana atugezeho icyo umwuka abwira amatorero uyu munsi. Imana n'umwuka bamushize ku mutima. Amen. Raho neza. Imana ibahe umugisha kuduha ikaze. Nitwa Ndahaye Innocent, ndi umugabo ufite umudamu, dufitanye abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Twishimiye ikaze muduhaye kandi tuboneyeho no gusuhuza n'abandi badukurikiye baduteze amatwi. Imana y'amahoro ibishimire kandi iduhana umugisha. Reka rero aya masaha dusangire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni ubuzima. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 6, umurongo wa 24. Ni igitabo cya 2 cy'Abami, ibice 26, umurongo wa 24. Turasanga ijambo rifite umutwe uvuga ngo Abisamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota, maze Abisamariya hatera inzara mbi cyane. Barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80, ndetse n'igice cya 4 cy'agakondwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bibiliya iravuze ngo bukeye umwami w'Abayisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Uyu mwami rero asubiza uyu mugore, aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Mwami aramusubiza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none, ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nizana umwana wawe tumurye none, yamuhishe. Reka twifashishe n'irindi jambo riboneka hano mu rwandiko rwa Yohana ibice 5, umurongo wa 12.
urwandiko rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12 turasanga irindi jambo twifashisha. Navuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana itwishimire. Bibiliya yatubwiye ngo mu gitabo twahereho cya 2 cy'Abami ibice 6 umurongo wa 24 twahasanze ijambo rivuga ngo Abisamariya baragotwa hatera inzara. Nkuzana ijambo rivuga ngo icyavuye mu gusenga bakirindisha gusenga. Kabiri nkuzana ijambo rivuga ngo komera ku mwana wawe kuko abari iwabo nta mpuhwe bafitiye iwawe. Aha ni tuvuga umwana utwumve mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, ariko cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Uyu mwana turamugereranya n'agakiza dufite twahawe ko Yohana mu nzandiko ze 5:12 yavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Aha mu isezerano rya kera rero turi kubona igitabo cya 2 cy'Abami ibice 6:24 ukomeje iyo mirongo, harimo haratwereka inkuru y'abagore babiri, ariko tukahasanga n'indi nkuru igaragaramo icyo bita inzara. Aha ni tuvuga inzara, turavuga inzara mu buryo bubiri, mu mwuka no mu mubiri. Bibiliya yavuze ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi atera igihugu cy'i Samariya. Uyu ni umurwa wa Samariya. Bibiliya yavuze ngo ateranye ingabo ze zose, bisobanuye ingabo zo ku butaka, izo mu kirere ndetse n'izo mu mazi. Araziteranya, abaha kondisiyo ivuga ngo mugende mugiye ku murwa w'i Samariya muwugote. Arababwira ngo ntimugire umuturage murasa, ntimugire uwo mwakura, mutagira uwo murya urwara cyangwa mukubita urushyi, mwe mugende mukora ijambo mbabwiye ryitwa kugota. Nshuti z'umusaraba, mbabwire ko isi yose, mu isi y'umwuka turagoswe. Niba murebesha amaso y'umubiri n'ay'umwuka namwe murabibona, turagoswe hirya no hino. Indwara z'ibyorezo turagoswe, ibiciro hirya no hino za essence turagoswe, ibiciro birazamuka umunsi ku munsi. Abantu barahangayitse hirya no hino kubera impinduka z'ibihe n'igihe. Turagoswe nk'uko namwe mubibona, namwe murebesha y'umubiri n'ay'umwuka murabibona. Benihadadi rero ategeka izi ngabo ze zose, arazibwira ngo mugende mu ngotere Samariya yose muhagote. Nimumara kuhagota, mugire umuturage mwakura, nimugire uwo murya urwara, nimugire uwo murasa, nimugire n'undi mwahohotera, mwebwe mugende mu ngotere umurwa wose. Abari imbere baguma imbere mu murwa, abari inyuma y'umurwa nta wemerewe kwinjira ngo asubire mu murwa, n'uri mu murwa imbere nawe ntiyemerewe gusohoka ngo ajye hanze. Nshuti z'umusaraba, hakubiyemo ijambo ryitwa kugotwa. Nujya kureba uraza gusanga hirya no hino ku isoko ibiciro byagose, abantu byabateye hahamuka, birurira umunsi ku munsi, essence yuriye. Ubirebye waza gusanga kugotwa, isi yose iragoswe n'ibihe bidasanzwe. Benihadadi nawe abwira ingabo ngo mugende mu ngotere umurwa, nimwirirwa mukoresha imbunda zanyu cyangwa intwaro z'uburyo bwose muri bujyane ngo muzikoreshe mu bundi buryo, mwebwe mugote gusa. Mubuze uwinjira kwinjira, mubuze n'uwari imbere mu murwa gusohoka. Mu yandi magambo birumvikana bamaze kugotwa, ubwo wari warahashye yatunzwe n'ibyo yari afite mu nzu. Utari warahashye ubwo nawe urumva ni ikindi, kuko bagotwa baratunguwe. Iyo ibintu bijya kugota abantu ntibibateguza. Aba bagoswe batategujwe, bivuze ngo wari wahahiye ukwezi yatunzwe n'ibyo yahashye. Utari wagahashye nawe ubwo urumva byari bimukomereye. Abari hanze bagiye mu mirimo itandukanye mu gutaha ntibyabakundiye kuko basanze umurwa wagoswe. Bivuze ngo n'uwari uri hanze wagafite icyo yasova bari imbere nabwo ntibyari bigishobotse. Bivuze ngo n'uwari imbere wari utegereje amahirwe kuri hanze nawe ntibyari bigishobotse, kuko bari bagoswe wari uri imbere atemerewe kwinjira, kandi uri inyuma y'umurwa nawe bitamworoheye. Bibiliya iravuga iki rero? Iravuga ngo muri uko kugotwa ibihe byakomeje gukarira abari imbere cyane kuruta abari inyuma, nubwo nabo batari borohewe, ariko cyane cyane abari bagotewe imbere. Urumva niba umuntu arya adasubizaho arira ahari, mbibutse ko mu minsi ishize muribuka 19 ihise, ibihe twarimo isi yose bitatworoheye, ubwo nta wavaga mu nzu. Uwari ufite icyo yari afite mu nzu yabeshejweho nacyo, utari ugifite yari afite uburyo hanze amaso n'undi wo hirya. Ariko ibihe byatugezeho turagotwa twese kugeza ubwo nta wari wemerewe gusohoka mu nzu. Utari ufite icyo afite icyo gihe urumva ntabwo byari byoroshye. Biragaragara rero ko icyo gihe Samariya hakimara kugotwa, buri wese yabeshejweho n'icyo yari afite mu nzu, hakurikiraho icyo bita inzara. Bibiliya iravuga ngo bagera ku rwego rwaho
bafata igihanga cy'indogobe gitangira kugurwa ibice by'ifeza 80. Mu buzima busanzwe ntabwo indogobe yagenewe kuribwa, yagenewe gutwara abantu n'ibintu, ariko kubera kugotwa inzara ikaba ndende byageze ku rwego rw'aho wifuza no kurya ibitaribwa. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, ndakubwiye ngo aba maso iminsi itaza kukurisha n'akataribwa. Abantu bageze ubwo bifuza kurya indogobe kandi zaragenewe gutwara abantu n'ibintu, ariko kubera inzara nayo bayibonye nk'imari. Igitangaje rero, ntabwo iyi ndogobe nayo yabonaga umuntu usanzwe wese, iki gihanga cy'indogobe nacyo cyagurwaga n'umugabo kigasiba undi. Ko Bibiliya iravuze ngo igihanga cy'indogobe bageze ubwo bakigura ibice by'ifeza 80. Dore ikintu gitangaje rero, uyu munsi wa none mu mitima y'abantu barahangayitse kubera impindagurika ry'ibiciro mu isoko. Ari umuceri wuriye, ibirayi byuriye, ibintu byose. Nekereza ko muri iyi minsi n'ubasha kwigondera uwo muceri ni bakeya. Tekereza rero kuri abantu bari bagoteye mu murwa w'i Samariya, bageze ubwo bifuza no kurya n'ibitaribwa kugira ngo nabo barebe ko bwacya kabiri. Aha nakubwira ijambo rikomeye ngo bamaso iminsi itaza kukurisha n'akataribwa. Byageze ubwo n'indogobe zibaye nazo nkaho zitakibonetse cyangwa n'ubushobozi bubuze. Bibiliya irambwira ngo muri uwo murwa nubwo batasokaga bari inyuma nabo ntibinjire, ariko inuma zari ziri muri ibyo biti byo muri uwo murwa byo byacaga hejuru y'umurwa zikajya gushakisha imibereho. Mu buzima busanzwe inuma nubwo yatorera kure ariko itaha isanzwe itaha. Imana ihimbazwe kandi ishimwe cyane. Izi numa zaratahaga aho zirara mu byari byazo habaga icyo bita amahurunguru. Bibiliya yavuze ngo aba Samariya baragoswe inzara ibabereye ndende, babonye igice babonye n'igihanga cy'indogobe kiri kugurwa ibice by'ifeza 80, babona bamwe ntibabasha kukigondera. Bibuka ko hari amahurunguru y'inuma ari hirya aho inuma zitaha, baravuga ngo wakwerekeraho nayo nubwo ataribwa, ariko kubw'inzara iturembeje aho gupfa none tuzapfa ejo. Bemera no kuba barya ibitaribwa kubera inzara. Reka nkubwire, bamaso iminsi itakurisha n'akataribwa. Iyi nzara yo mu mwuka no mu mubiri igiye kuzira icyarimwe hirya no hino mu isi, biraza gusaba kuba maso. Niyo mpamvu nakubwiye ijambo rikomeye ngo icyavuye mu gusenga bakirindisha gusenga. Nta yindi ntwaro yo kurwanisha muri iki gihe, birasaba ko icyo ukuye mu gusenga wongera ukakirindisha gusenga. Bitabaye ibyo uraza gusanga nawe iminsi yakurishije n'akataribwa. Imana ihimbazwe cyane kandi dutabara. Ngo muri ibi bihe rero ubwo barimo bifuza no kuba barya ayo mahurunguru y'inuma, baragiye basanga ibiciro byayo nabyo ku isoko byazamutse. Basanga ayo mahurunguru agakondwa cyangwa se igipimo cyayo cyangwa ku munzani, basanga nabwo birasaba ko ufite nibura ibice by'ifeza 5 kugira ngo ubone kuri ayo mahurunguru. Noneho subiza amaso inyuma, ayo mafaranga araza kuvaho abantu baragoteye mu murwa. Uwajyaga ku kiyede ntajyayo, uwajyaga ku kazi ntajyayo, uwamotaraga ntajyayo. Buri muntu wese aho yashakishirizaga ntago byari byemeye gusohoka umurwa kuko bagoswe. Benihadaduyu yari yabahaye amabwiriza aravuga ngo mutahava. Abari bujye gushakira amavuta akanyarira ntimutume basohoka. Abari bujye gushakira ibihe kizabonwa ntimutume basohoka. Abari bujye mu kazi nabo gushakisha ntimutume basohoka. Bagoterwa mu murwa, inzara iragenda irya bakomeye n'aboroheje ndetse n'ababonaga yuko bidashoboka ko inzara yabashobora. Kubera kugotwa inzara yaragiye ihera ku wari uri hasi kugera ku wo hejuru. Batangira kurya n'ibitaribwa n'amahurunguru bwayajya ku isoko aragurwa. Icyo gihe byabaye ngombwa ko n'uwari wifite niwe bashoboraga kugura ayo mahurunguru. Bisobanuye ngo utari wifite urumva we byari bikomeye. Aha rero habaye igitekerezo gikomeye. Habaye igitekerezo, umugore umwe araza yegera umugore mugenzi we kubera inzara, aramubwira ngo mwene data muvandimwe, aho gupfa none tuzapfa ejo. Dore inzara itwiciye mu murwa hagati, nta wemereye gusohoka nta n'uwemereye kwinjira. Kugeza ubu noneho nubwo wakwitabaza mwene wanyu nawe ntiyabona aho anyura ngo agutabare, nawe ntiyorohewe. Kwinjira ntibyemewe no gusohoka ntibyemewe. Aramubwira ati mfite abana nawe ufite abandi, none wazana umwana wawe w'umuhungu twabasha kumubaga tukamurya tukareba ko uyu munsi ryacya, nanjye ejo nzakora mu banjye mfite nanjye nzane twongere duhembuke. Bibiliya ivanga umugore kubera iminsi n'ibihe. Abanyarwanda baba baravuze ngo urushize kera ruhinyuza intwari. Byarangiye umugore atitaye ku mezi 9 yatwisuye umwana, aramuzana bamukuyeho uruhu baramubaga. Tekereza amezi 9 utwita umwana, ukagera ubwo umuburira impuhwe ukemera kumuteka kandi waramubyaye. Inzara nimbi bavandimwe, ariko nakubwira ngo Imana iturinde inzara haba iyo mu mwuka ndetse no mu mubiri, kubera yuko inzara ituma abantu bazirura nibyo baziririzaga. Hirya no hino inzara yatumye abantu bahinduka besikoro, inzara yatumye abantu bazirura ibyo baziririzaga, inzara
inzara yatumye abantu batinyuka ibyo batinyaga, inzara yatumye abantu bagamburuye mu makuba. Nakubwira ngo komera kandi ushikame, dufite Imana ishobora byose. Aba bagore bananiwe kwizera ngo bashinyirize, inzara ibatuma bagamburura, bituma biyumvira no kurya abana babo bibyariye. Bibiliya irambwira ngo azana umwana we, baramubaga, baragabana inyama, umwe ashyira uruhande rumwe, undi ashyira urundi, umwe ajyana undi ajyana iwe, barateka umwana yibyariye. Amara guhisha arategura ku meza. Birumvikana abavandimwe b'uyu mwana ndetse na se w'umwana bibajije aho inyama zavuye. Batekereje ko hari umugore ashobora kuba yari aho yari afite ikibina batazi yagabanye. Ategura ameza barari. Reka twihute. Bibiliya irambwira ngo barariye umwana. Ninjoro bararya, mu gitondo barashyushya bararya. Izi nyama z'uyu mwana yibyariye zishize, asanga wa mugore wari waramubwiye ngo n'ejo tuzarya uwawe. Aramubwira ngo noneho ejo twari uwanjye nawe zana wa wundi. Bibiliya yavuze ngo umugore aramuhinduka, aramubwira ngo umwana namubuze kandi kumbi yari yamuhishe. Reka nkubwire ngo bamaso iminsi itakurisha n'akataribwa. Bamaso isi yose kubera ihindagurika ry'isi yose. Bamaso iminsi itaza gutuma nawe ugamburura ukarya umwana wawe. Kandi Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Benshi bamaze kumurya rero kubera kugamburuzwa n'ibihe, benshi bamaze gutatira igihango, baziruye ibyo baziririzaga. Imana idutabare kandi tugirire neza. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore ahita ahinduka, mugenzi we aramubwira ngo nta mwana afite, sinzi niyo yiriwe, kandi Bibiliya yavuze ngo yari yamuhishe. Aha rero niho umugore yabwiye umwami ngo ntabara undengere. Aramusubiza ngo Uwiteka natakurengera none ngiye ibyo kukurengera ndabikura. Reka mbabwire n'abakomeye byabayobeye hirya no hino mu isi nabo byatangiye kubacanga. Hanga amaso ku Mana, kuko guhanga amaso abantu ntacyo abantu bakumarira mu bisubizo bafite, nta gisubizo bafite bakumarira. Nabo barahangayitse, nubwo nabo bafite ariko hari ibindi bibahangayikishije. Reka nkubwire ngo tumbira Imana yonyine n'ifite icyo yakora. Ubwo bari bahangayikishijwe n'iki kibazo cy'inzara rero, Imana iri mu ijuru irebye isanga abagore batangiye kurya abana babo, ihita ihagurutse umuhanuzi Elisa. Reka nkwinginge komeza ushinyirize, nubwo hirya no hino ibibazo bikomeye, haba mu mwuka inzara irahari yo kumva ijambo ry'Imana nyakuri, haba mu mubiri inzara irahari, ariko mu ijuru hari Imana ibasha gutabara, mu ijuru hari Imana ireba. Reka dushinyirize two kurya abana, Imana hari icyo yakora. Ijambo riravanga Imana ihita isanga umugaragu wa Elisa, iramubwira ngo ndimo nditegereza abagotewe mu murwa Samariya bagoswe. Kabiri, batangiye kugamburura, ndimo ndabibona, ndetse bamwe muri bo batangiye kurya abana babo kubera iminsi n'ibihe bagamburuye. Ihuta ugenda uhagarare ku murwa ku marembo y'i Samariya, ugenda ubambwira ngo ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo ejo nk'iki gihe ku marembo y'i Samariya, nubwo mubona nta butabazi, nubwo mubona bikomeye, nubwo mubona ibiciro bikomeza kurira, esasi gukomeza kurira, mwigamburura ngo mureke Imana, mwigambura ngo mutakaze ibyiringiro, mwigambura ngo mutakaze kwizera. Genda ubambwire ngo Uwiteka ari mu ijuru ibyo byose yabibonye. Abatarariye abana hari itangazo ribaziye, abatibasha kujisha bakihangana bagashinyiriza hari ijambo Uwiteka batumweho. Reka mbabwire, ukeneye Elisa ku buzima bwawe, ukeneye Elisa wagutumwaho. Ndabizi ntago worohewe, n'ufite nawe afite ibindi bimugoye. Reka nkubwire, krize ntawe ahantu hose no mu bari bafite ibisaga, krize hose zirahari. Haba mu mashuri krize zirahari, muri business krize zirahari, kubaryaga nabo bavuye ku kiraka krize zirahari. Buri wese ku rwe ruhande afite ibimugoye, ariko igisubizo si ukurya umwana. Komera kucyo ufite, aho Uwiteka nawe hari icyo yakora. Itangazo yahaye Elisa arambwiye ngo genda ubambwirire. Ngarabizi ko mugotewe mu murwa, muragoswe hirya no hino, ari ibiciro birabagose, ubushomeri burabagose, ndwara z'ibyorezo zirabagose, ibihe bitandukanye birabagose, ariko ijambo ry'Uwiteka ribatumweho. Elisa yande ubambwirire ngo ejo nk'iki gihe Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku marembo y'i Samariya indengo ya Seyiri izabigurwa shekeri imwe. Indengo ya Seyiri, indengo ebyiri za Seyiri zizabigurwa shekeri imwe. Genda ubambwirire ngo ejo nk'iki gihe hari ubutabazi. Reka mbabwire bene data, mwirya abana ejo nk'iki gihe Uwiteka aratabaye. Uyu mwaka abantu bashinyirije ntibarya abana babo, Uwiteka hari icyo agiye gukora. Nubwo ibihe bigoye biri imbere, ariko ku bantu bubashye Imana, ku bantu bikomejeho abana babo,
nimvuga umwana mu buryo bw'umwumvu mwumve nk'agakiza. Abantu bakomeye ku gakiza kabo bakubaha Imana mu bihe bigoye, bakayisenga bashonje, bagashinyiriza baburaye, bakayikorera nta y'inzu bafite, bakayikorera nta kazi, bakayikorera mu bushomeri. Minerivare bigoye kwibona, ariko ntibibe impamvu yo kugamburura ku Mana. Reka nkubwire, komera kuri uwo mwana iminsi itaza kukurisha n'akataribwa. Ejo nk'iki gihe Imana izatabara, ejo nk'iki gihe Imana izagoboka. Uko yagobotse ab'i Samariya bari bagotewe ahantu hamwe, inzara yari ibamereye nabi, ariko abatarariye abana babonye ineza y'Imana. Umugaragu w'Imana ubwo yahingukaga Elisa yabazaniye ihumure, ababwira ijambo rivuye ku Uwiteka. Ica akora ikintu gitangaje. Kangarukira aha dusenga Imana. Niba ugize icyifuzo uri bukuremo iri jambo dusengane. Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana utaramuriye niwe ufite ubugingo, naho utamufite nta bugingo afite. Agaciro ni ugukomera kuri uyu mwana, kandi Abanyarwanda baravuze ngo byitirirwa umwana bigatera nyina kabondo. Uwabonye agikomeye ku mwana we, uyu mwana agiye kumuhesha ibikomeye. Uyu mwana agiye gutuma tubona akazi, uyu mwana agiye gutuma abantu imibereho bayibona, uyu mwana agiye gutuma abayishyurirwa amashuri bishyurirwa, uyu mwana agiye gutuma babuze uburyo bwo kwivuza babubona. Uyu mwana bamwikomejeho, haraje abashakira imibereho. Bibiri bavuga ngo uwo umwami yakundaga kwiyegamiza cyangwa igisonga cye, arebye inzara ukuntu ibamereye, abantu batangiye kurya n'amahurunguru kandi ataribwa, aravuga ngo ibyo bintu umuntu w'Imana hanuye, mbese nubwo amadirishya y'ijuru yakingurwa byabasha gusohora. Elisa aramuhindukira aramubwira ngo niba ari ukuvuze uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Nihuse hirya y'aho ngaho hari ababembe bane hirya y'umurwa, bari barasohowe mu murwa bitewe n'uko ari ababembe, bashyirwa hanze y'umurwa. Barangije baravuga ati haryaho inzara igituma itwicira aha n'iki, birashoboka ko twajya mu murwa inzara iriyo, ariko nanone nubwo twagenda tugakeza Abasiriya naho byose ni ugupfa no gupfa. Ababembe barahagurutse baravuga ngo byose ni ugupfa na gupfa, nitujya mu murwa turicwa n'inzara, nitunahaguruka tugakeza Abasiriya nabyo turapfa. Icyaba cyiza duhaguruke, byose ni ugupfa na gupfa. Biravanga ababembe bihuse bigiye imbere, bagenda bagiye gukeza Abasiriya bazi ko n'ubundi bagomba kugwayo, naho bari bari nabo ntibari bapfuye rwiza. Birambwira ngo bagitera ikirenge, Mana ishimwe, bagitsimbura ikirenge. Uko kwizera kwabo Imana ihagurukana n'aba babembe bane, bagitera ikirenge. Imana imanurira imbaraga mu kirenge cy'Abasiriya, batera intambwe bakumva n'ingabo z'Uwiteka zibatatse. Umubembe yashingura ikindi kirenge, Abasiriya aho bari mu ngando bakumva n'igare n'amafarashi. Umubembe yatera ikirenge bakumva n'ingabo z'abami zahuruye. Baribwira bati ahari aho ngaho wasanga Uwiteka azanye amagare n'amafarashi ye kuturwanya. Ahari aho wasanga umwami w'Abisirayeli yakoranyije abami bose ngo baze badutere. Bibiri ngo bahita basiga ibintu byabo aho bari bagandagaje, bariruka barahunga. Reka nkubwire, uyu mwaka Uwiteka hari icyo agiye gukorera umuntu wese wayubashye. Agiye guhindisha amagare n'amafarashi, bumva umurindi, bahunge, bagira ibyo basiga, abantu b'Imana batabarwe. Ngo bakigenda bagiye kubona babona Abasiriya aho bari bizeye ko basanga nta bakiri muri izo ngando. Birambwira ngo binjiye mu ngando ya mbere, basangamo imyenda, basangamo amazahabu, basangamo ifeza. Birambwira ngo ikintu cya mbere bakoze, barabanza bararya bashira ya nzara, baranywa bashira ya nyota. Hanyuma yaho ngo bajya mu rindi hema, basanga indago baho ziziritse ndetse n'ingamiya byabo n'amafarashi n'ibindi. Basanga ibintu byose by'agaciro by'ifeza Abasiriya babitaye bahunze. Reka nkubwire, uyu mwaka nubwo bikomereye benshi, ariko hari ubutabazi bw'Imana. Uyu mwaka nubwo bikomereye abantu benshi, hari ineza y'Imana. Uko yatabaye ab'i Samariya bari bagoswe, uko yatabaye aba babembe binyuze mu guhaguruka kwabo. Gira kwizera, ugarura Imana icyizere yacyashoboye. Zamura kwizera kwa dusengana Imana. Cunga umwana wawe, kwa bari uwabo ntago uwawe ari wafitiye impuhwe. Komera ku mwana wawe, abari uwabo si wawe bafitiye impuhwe. Turi kubona abantu bamaze kuva muri ibi byizerwa bari umwana wabo. Aba babivuyemo ntago bifuza ko bisigayemo wabigumamo. Bagize amahirwe nawe wacogora. Aba bari bazi kuririmba, none kubw'iminsi n'ibihe yabagamburuje, umwana baramuriye. Reka nkubwire ngo komera ku wawe kibirimo, ko aba bari uwabo ntago banejejwe n'uwawe ugihetse. Hari abari bazi guhanura, hari abari bazi kubwiriza, hari abari bazi gushumba,
abo ngabo iminsi n'ibihe byarabagamburuje, umwana baramurya. Abo rero nudakomera kuba wowe ukiri mu rugendo, ntago banejejwe n'uwawe, ntago bafitiye impuhwe wawe. Niba bataragira impuhwe wabo, ntago uwawe aribo bazagira impuhwe. Soje nkubwira ngo komera ku mwana wawe, abari iwabo ntago uwawe aribo bafitiye impuhwe. Soje nkubwira ngo icyavuye mu gusenga bakirindisha gusenga. Niba uyu mwana waramubonye wasenze, ongera umurindishe gusenga. Reka ubwire Imana ngo Mana, ongera unjishe umwana wanjye mukomeze, ejo kugasusuruka Imana izatabara. Reka dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu, mu ijambo ryawe mugaragu wawe resa nk'uko wamuhagurukije akagisamariya agatabara aho bari batangiye kurya abana. Uyu mwaka hari icyo wakora ku bantu bakwiringiye kandi bakwizeye. Hari icyo wakora ku bashumba bagishinyirije bagakomera ku mwana wabo. Hari icyo wakora ku baririmbyi bagishinyirije ku murimo bagakomera ku mwana wabo. Hari icyo wakora ku bavugabutumwa bagenzi banjye bagishinyirije nubwo ibihe bikomeye, nubwo batorohewe tugoswe, nubwo tugoswe hirya no hino, ariko hari ubutabazi bw'Imana twizeye. Nkuko Elisa yavuze ngo ejo nk'iki gihe buri muntu wese mwami ndamusengeye mvuga ngo mwoherereze Elisa. Ari uwabuze inzu mwoherereze Elisa, ari uwabuze ibiryo mwoherereze Elisa, ari uwabuze amahoro mwoherereze Elisa, ari uwabuze umunezero mwoherereza. Ndakeneye mwami Imana ko uyu mwaka bakwikomejeho ubohereze Elisa, ubazanira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Ari abari muri Afurika bankurikiye, ari ubabaye ahaherereye hose, ari abari hirya no hino mu isi, ari abari i Burayi, ari abari muri Amerika, ari abari Aziya, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda bwite ndetse no mu baturanyi, ndatangaza itangazo rivuga ngo buri muntu wese aho yaracogoreye niyakire Elisa ku buzima bwe. Buri muntu wese aho yarananiriwe niyakire Elisa ku buzima bwe, umuzanira inkuru nziza, niyakire ijambo ry'Imana ryoherejwe n'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami, ku uyu mwaka ubwo benshi bagamburuye abakwikomejeho ubohereje ijambo ryiza ryo kubarengera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wanesheje. Amen. Harimo tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo komera ku mwana wawe, ko abari iwabo uwawe atari bafitiye impuhwe. Nongere nkwibutse ngo icyavuye mu gusenga bakirindisha gusenga nta wundi muti. Reka soze mbifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha Imana ibishimire.